Isezerano rishya. Imigani ibice 4 23 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Turangiriza mu rwandiko rw'Abaroma, ibice 12 umurongo wa 2. Baroma ibice 12 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Nitwa ngabo Bonifasi, umukristo wa ADEPR Nyarugenge, umugabo umuvugabutumwa bwiza. Nshimiye Imana ntaye kubana namwe, kandi nshimira ubuyobozi bw'itorero bishinzwe, batekereje ko uyu munsi wa kabiri twazaza kubana tukaganira ijambo ry'Imana. Bani bahereza umugisha, bahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana. Harimo turi kumwe live ndetse n'abadukurikiye bari online mu bihugu bitandukanye, nabo tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Ndagira ngo munyemerere nk'aya masaha y'umugoroba Imana iduhaye tuganire amagambo dusomye afite intego ivuga ngo kurinda umutima. Nshaka tuganira ku ijambo ryitwa kurinda umutima kurusha ibindi byose birindwa. Turavuga ku kurinda umutima. Aya ni amagambo nahawe mu mpera z'umwaka ushize, ubundi agenda nyaganiraho Imana ishoboje yose. Ariyo magambo ngomba kuganira, niyo mba numva ngomba kuganira. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kurinda umutima. Ntekereza ko iyo tuvuze umutima umuntu ahita yumva ubuzima. Umutima wahagaze ntabwo umuntu aba akiriho, umuntu abaho kubera umutima. Rero kuko nagize umugisha wo kwigaho gatoya nubwo bitarangira kwigaho, nasanze iyo batugiye kuza kuganira ijambo ry'Imana, ntabwo abo turiganiriza bose ari abanyamwuka, harimo n'abanyamubiri. Kuko ngo guterana mu iteraniro ririmo abanyamwuka ariko ririmo n'abanyamubiri. Abo bantu bose rero baba bagomba gutahana ijambo ry'Imana. Nagiriye ubuntu ngo abanyamubiri barataha bumvishe, n'abanyamwuka batahe bumvishe. Amen. Iri jambo ryitwa umutima rikoze ubushakashatsi rero rituma maze amagambo ndababaza ngo ni bame enosi y'umutima, bame ncamake ku mutima. Baza dogiteri ndamubaza mu mutima uba hehe? Wano mw'iri teraniro hari umuntu ushobora kuba ari umuhanga w'umunyabwenge ariko atazi umutima wuba. Abo bazabwira ngo uba mu bitugu, uba mu mutwe, uba mu nda, simbizi. Ariko dogiteri yabwiye ko umuntu ufite umutima muzima, umutima uba ibumoso. Nabyo uba ibumoso. Arangije arambwira ngo umuntu ufite umutima muzima utarwaye agira umutima ungana n'igipfunsi cye. Nta muntu ugira umutima uruta igipfunsi cye. Umuntu wese uri hano umutima we ungana n'igipfunsi cye. Urabona ko ni gatoya. Icyo nibagiye kumubaza, nibagiye kumubaza ibiro upima, urabona upima nka bingahe? Uhererwa aka kantu uhari musiba amagarama cyangwa inusu, urabona ko ni gatoya. Aka kantu kari mu muntu imbere kabitsa ubuzima bw'umuntu. Mu bintu aka kantu kabitse kakana gatya, umwanditsi Salomo aravuze ngo tuwirinde kuruta ibindi byose birindwa, ngo kubera ko ari iby'ubugingo bigira bite bikorwa. Uyu mutima rero abo umuntu akunda niho abashyira, abo yanga niho abashyira, abazambura niho abashyira, abazagirira neza niho abashyira. Ubu no kuri uyu mugoroba rero kubabwira ngo uyu mutima ni imana uwusoremo ibidafite umumaro. Uyu mutima
urabitse. Umwanditsi aravuze ngo rinda bakobwa kugira ngo bikorwa musore udusore mu mitima mwafashe ibyuma gushyiramo abantu musore uratunga abasore 8 mu mutima uzabamaze. Hari ibintu bigomba gusohoka. Urabizi ko mu Rwanda tugira amakwasiteri tugenda mu za gitondo ziriya modoka hari imibare zitemerewe kurenza. None ku cyo umutima wumva wakwakiramo ibyuma hari ibigomba kugumamo hari n'ibigomba gusohoka. Urabizi uyu mutima urabitse. Babwiye umugabo wajyaga kwita umugore kubona ibyo umugore akoze by'amakosa byose kubera kukwambira akabyandika umutima mu kwa kabiri umutima ubona amakosa tuvugana ubwo kwa mbere aransuzuma uko wasuzumye mu kwa kabiri ugiye ku isoko uratera none ngiye kugukosora nta rupapuro azanye yabyanditseho ahubwo byari bibitse umutima ufite ijambo ry'imitima utazi ukuntu imeze. Navuze ngo ibibazo byose twibaza ngo mu mitima imitima y'abantu ifite ibibazo nk'abantu b'Imana buzuyemo ibibazo utabonera ibisubizo ariko hashimwe Imana ifite ibisubizo by'ibibazo twibaza imitima. Umwanditsi wa Filipi 2:5 yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima Dawidi yarawanditse muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12 aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga. Dufite abantu batunze imitima y'ubugoyigoyi abanaki hamwe n'imitima yabo ifite. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'iki. Umwanditsi wa Zaburi 103 yaravuze ngo umutima wawe himbaza Uwiteka mwabindimo bingahe byose. None ibintu bikuru kuva byahimbaza Uwiteka amatika ariko kuba wahimbaza Uwiteka aravuga ngo mwabindimo byose mwe muhimbaza Uwiteka. Zaburi ya 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima none mwe habitse mwiki ni kugira ngo gucunga mu mitima yanyu habitse mwiki. Shima Imana mutima wanjye shima Imana mutima wanjye shima Imana shima Imana mutima wanjye shima Imana mutima wanjye iyo bikomeye nabyo kwisi. Amen. Umwanditsi w'Abaroma yanditse gutya yavuze ngo ntimwishushanye n'abiki abiki igihe bameze bati ntimwishushanye n'abiki ahubwo muhinduke rwose mugize imitima. Ese umwanditsi Luka igice cya 80 yaravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima ngo aguma mu butayu ngo kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Matayo 5:8 yaravuze ngo hahirwa imitima iboneye ngo kuko aribo bazabona Imana mu bw'abantu. Umuri w'ijana n'umunani yaravuze ngo njye ni umukristo wicane wo mu mutima igitero cya nyuma yaravuze umukristo icyo ni iki icyo ni iki umukristo ni ikintu gihumuriza umutima. Muri 62 yaravuze mu mutima wawe ngo unyuge imbere ugakomanga uruzi ushaka kumenya uruva umutima wawe wakomanga uwa 68 mu gakiza yaravuze ngo
nami ndategere gusingira icyo wambwiye kenshi nakumvise umutima wanjye ndakwizeye nami ndategereje gusingira icyo wambwiye kenshi nakumvise umutima wanjye ndakwizeye maze igihe ntegereje nami ndategereje gusingira icyo wambwiye mu mitima yanyu harimo ikintu kidasanzwe. Bamasigaye bagira imitima mibi, bakagira umushiha, ariko birakwibuka umutima wawe. Muyu mugoroba uza kubwira Kristo umutima wanjye ndawuhaye. Nimuvuge ngo amen. Yeremiya 17 yaravuze ngo umutima w'umuntu ugira indwara, ngo ntabwo ujya kwizera gukira. Abantu barwaye uretse korona, ubundi imitima ndarimo kanseri. Abantu ntibizeye kubona abagabo, ntibizeye kubona akazi, ntibizeye kubyara. Uko birakwiye ku mutima wanyu wizeye. Nimuvuge ngo haleluya. Munyikirize ngo bakazabirwa nagutse kubera ko ushaka kuza kubitwara neza mu gihe bampaye mu byumba bigize umutima. Abantu bari hano mwese muba mu nzu, nta muntu uba hanze. Iyo umuntu aba mu nzu cyangwa iyo uhindutse inyuma y'inzu utari wayinjiramo umenye ibintu biyirimo, ariko iyo winjiye mu nzu ndetse tukigeraho usanga ufite ibyumba. Iki mu byumba bigize inzu rero harimo abateye imbere, harimo n'abakarabira mu nzu. Icyumba cyo gukarabiramo umunani isigaye kigira kitakaza cyarabaye mu nzu. Ibyumba bitandukanye, harimo n'abagiramo na tuwarete, harimo n'abagiramo icyo gusengeramo, harimo n'abagiramo ishambure kwesipari y'urugo. Inzu bifite ibyumba byinshi bitandukanye. Umutima nawe ufite ibyumba. Mu byumba bigize umutima tugiye kurara tuvuze ibyumba bingahe? Bitanu. Ndaza kuvuga bitanu ko ushaka kuza kubibumvisha. Nituza kuvuga ibyumba mu byumba bigize umutima, buri wese aze kunyemerera icyumba turajya tuvuga ajya kigira amarembo uko kimeze, kuko abantu barabifuza ntabwo bakibyinjiramo. Umuntu arareza ikote akibagirwa uko yari ameze. Shaka ko tuza kwinjira mu byumba bigize umutima, tukaza kuvamo tubwira Imana ngo Mana turagushimira kuba duhaye imitima. Iyi mitima rero, uyu mutima umeze utya, turaza gusaba Imana iduhereze ingufuri tugire ibyumba dukinga, kuko hari abantu barangaje bakingura hadakwiye gukingura. Turaza kwisaba n'ifunguzo tugire ibyumba dukingura, kubera ko hari abantu bakize idakwiye gukingura. Imigisha yabo twarabikinze. Umuntu agakinga icyumba cy'urukundo bakaduherera n'abantu babaye bari ntawe uzakunda urapfuye kingura ukunda. Umuntu agakinga icyumba cyo guseka cy'ibyishimo, wenda tuzajya ugasanga umuntu afashe icyemezo cyo kutishima. Kugira umupasiteri w'umugabo niba azarageragezwa yaratubwiye ngo agaseka iyo yabyibagiwe. Guseka kwe iyo yabyibagiwe ugaseka, aseka yabyibagiwe. Guseka iyo yabyibagiwe ugaseka. Ariko ubundi ni ko ateye kubera imbeho. Umara abantu bafunze icyumba cy'ibyishimo aza mu gusengera akagenda ataha agaseka. Mufungura icyumba. Mu byumba bigize n'umutima w'umuntu, nshaka guhera mu cyumba kimwe cya mbere cyitwa icyumba cy'amateka. Icyumba cy'iki? Iyo tuvuze amateka tuba dushatse kuvuga ahatambutse, ahabayeho, ahahise. Umuntu aricara hano muri Kigali akibagirwa iyo yavuga. Ubu dukoze ubushakashatsi, abantu bavuga mu gisozi muri mu bice hapa, dukoze ubushakashatsi kuri imbere yabo, abantu bavuga hano mu murenge wa Gisozi bicaye hano, dukoze ubushakashatsi wasanga ari bamwe. None abandi n'abataravugiye hano mwavuye nasura icyumba cy'amateka, mwaje mutari kubona. Kongera biri kuya ngo ndabyibuka mfite ambaraje yabagaho kalendari ngo biri mu cyumba cy'iki bafata agakontaki wowe ejo, ariko ubu bimeze bite? Birasaba ko musura icyumba cy'iki, kuko iyo umuntu adasura iki cyumba
mateka kuva ku gisura uko usa siko wasa uko wambaye siko wambara ese kuri kubyumva amateka yarahindutse uruba hari ibintu byahindutse iki cyumba cy'amateka iyo umuntu agisuye ahimba indirimbo atera haleluya atanga amaturo kubera ko yakigeze hari umuhungu wagisuye muri Zaburi 143 aririmba avuga ngo nibutse iminsi ya kera uramburira amaboko ndebye imirimo yawe buri cyo mvuga ndatangara tumirwa itafata umwanzuro wo kutazara kureka ingoma yawe iy'abana b'amahanga ingoma yawe niyo mbere iy'abana b'amahanga uko yakoze shingiye ku byo nabonye umugabo w'umuhamya mbona kure cyane habaho imana itanga umuntu shingiye ku byo nabonye umugabo w'umuhamya mbona kure cyane habaho imana itageze birasaba ko usura icyumba cy'iki cy'amateka kera turi abana hari igisakuzo hari akabajya babaho isoni nde kazitunga muraza bakubaza ngo isoni nde navuye hehe yabaye wasanga waravuye ahantu ubuzima urimo hari imana yabikoze ahantu wadukure ikibaba w'inyamaswa mu butayu gatuwe hari hegereye urupfu uzikurinda mana we n'abari amahizi barorera umudugudu ariko muri kumva hari ahantu imana yabaramukuye murumva uko biri biruta mbere biraruta mbere murumva hari aho mwavuye n'aho mugeze anya ntaho ko mbona mubivuga ubusa muri mwene murarumva aryamye kugira ngo kugira ngo aryamye mugihe usa n'ikindi ku rutare rw'ibyo waraye ku rutare ku rutare rw'ibiti reka tubita urutaro n'uburiri bw'ibiti ibiti batera ibiti bine batera amahango bagatambikaho ibindi bakagira batya bakazana amakoma cyangwa abo babiryamyeho muri umusore icyumba cy'iki ugereye ahantu wagereye musaba waraye hasi kuri mwene wenda karambura agateka basa akaryama hasi kubera kubura matera ajya kwitandabura cyangwa se mpamvu ugiye kuri matera usura icyumba cy'iki twabaye abagabo usura icyumba bajyaga babona ibizakunda twarize bajyaga babona ibizakunda turajya tugahaga bajyaga babona ibizakunda iki cyumba kugisura ubuzima neza tubona tukabifata nk'ibisanzwe rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho nyamara burya hari imana isumba byose ibikoraho itwubiteka nyir'ingabo ashimwe amaso yacu yawe yasi amatwi
ari ibintu bakabona n'ibikoze, mukiga ari mukubaka ari ibikoze, mukabyara ari ibikoze, kwa mukavuga mukambara ari ibikoze, mukaba mu mujyi ari ibikoze, mukajya ku migabane y'Iburayi ari ibikoze, mugakora haleluya ari ibizite mukaririmba rino mugacuranga rino. Amen. Wandikiriza amen. Haleluya. Ayigizite irananiye iyo ndirimbo ivuga ngo hagaze ku manga Vuga imbaraga zawe ndamutaye udakuramo hagaze ku manga vuga imbaraga zawe ndamutaye udakuramo iyo nta butayu Imana itakura. Musure icyumba cy'iki cy'amateka mu gisuru imyaka 10 irashize bikiga nta data nta mama nta murimo w'igikoni nta moto nta velomoteri nta gare, reka amateka turarira ihene wayitonera wenda hari abaze ibyo bakazohereza mu cyaro bakaziragiza kandi mu cyaro ntangiba, ariko Mana ni mu Rwanda nimuyikirize Rwanda. Haleluya. Nimuyikirize Rwanda. Cyumba cy'amateka iki cyumba mu gisure mu kigero kubera ubusirimu rero bapanga kubivuga abantu bagishaka ngo bavuge imyenda, ngo ntibavuge ibiryo, ngo ntibavuge amazu, tugomba kubivuga kuko ntabyo twageraho. Ese ko twambara bivuye ku Mana, tukarya bivuye ku Mana, tukabyara bivuye ku Mana, tukubaka bivuye ku Mana, tuvuge Dawudi niyo bikoze. Icyumba cy'iki cy'amateka. Icyumba cya kabiri mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cy'ibikomere. Cy'ibikomere ubu twicaranye abakajorite barimo baravirirana, umuntu akabwiriza yarakomeretse, umuntu akaririmba afite ibikomere, umuntu agashakira mu bikomere, akabyarira mu bikomere, akubakira mu bikomere, ariko icyo nkundira Imana igitwomba ibikomere. Haleluya. Urabwise Imana ijyayo muri iki ibikomere. Abantu bakomeretse Rwanda, abantu bakomeretswa n'umuryango, abantu bakomeretswa n'abo bashakanye, ariko icyo shimira Imana ijyayo muri iki ibikomere. Iki cyumba rero cy'ibikomere usanga abantu benshi bakigamo bakagitindamo, birakwiye kugisohokamo wihera muri iki cyumba mu mutwe kandi tuzagumamo nta muntu tudateye nta muntu tudakira kubera mu cyumba cy'ibikomere. Nta muntu yemera ko yahazi ngo nakagasura kubona ngo nta kigenda yibera muri icyo cyumba, ajya Dubai akajya akabyara akajya kubaka akajya akabwiriza, usohoke muri icyo cyumba kirimo icyumba cy'icyaha kwibuka yawe ukarangiza ukarya ukabona akazi ukarya ugenda rumiwe mu mujyi wose ugiye ngo zino umucuruzi we ariko hari ibyo ujya kubaza umuntu maze yacuruza ko ashaka kwinjira muri bizinesi bigenda biti umuntu yatwitse ngo yari atashya ngo natwe twabuze uko tugira kandi ajya Dubai ntiyabitse ibikomere gusa. Twinginga Imana idusure muri iki cyumba cy'ibikomere, tureke gutura ngo twumve ko aribwo buzima bwacu. Ntawemera ko afite imodoka ni utumodoka, ntawemera ko afite amafaranga ni udufaranga, noneho n'abana basigaye kwita utwana asubiza mu cyumba cy'ibikomere. Iki cyumba cy'ibikomere uzi ko tugeze ku rwego n'ababyeyi sinzi igihe tumaze gutera imbere. Ubundi twebwe twavuga umubyeyi we kubyara yahitaga kwita izina ry'igikomere bitewe n'aho kubyarira abaturanyi nabo. Njye nitwa Singirahamwe
ntabwo simba ibi bintu byiza kuko bane kagira asanga bakubise amazina n'ibikomere kugira ngo mu gitabo cy'ingo umubyeyi yabyaye umwana bamwita ikabota ku cyubahiro cyavuye undabyara kuba mu iterambere muri gahinda imagine mu gahinda icyumba cy'iki umuntu akabyara umwana agatinyuka kwita kivu mama kivu ntabwo ikigo wubatse etaje kigali mu bikomere ariko ya mbese akuze hano ntabwo bishoboka aya mazina ndayahindura ajya imbere y'imana akurana abwira imana ngo simbishaka aya mazina banditse ni mabi ntabwo bishoboka abwira imana ngo njya kuririmbaho hindurira amazina utura muri uyu mujyi imana asohoye amazina y'imana abantu baciye mu isekuruza ry'iwabo wakira ariko ugomba kwiyahura kandi iwawe abwira imana ngo mpindurire izina rirahinduka hari undi muhungu nawe ni wowe ufite izina ngo ari mahungu ngo ryamahanga ngo yisendeke yari wenyine maze ngo agiye kubona umuntu urava mu ijoro uwo marayika amanuka abandi bazamuka ugiye gucya mu gitondo marayika arahajya bamufata mu mukene amubwira ngo simuremo marayika aravuga ati bamenya ati n'ibishoboka ubwo guhindura izina hari izina mfite ritategereza amaze amuhindurane aravuga ngo nitwa yakobo kuko byamuhinduranye ababwira ngo muhindure izina ngo ise muhindure amazina mwitwa bane mu buryo bw'umwuka n'umubiri mwitwa bane musohoke mu cyumba cy'inkomere utangiye gushaka amazina muzita abantu babo abantu batangiye guhimba amazina y'ibintu bazitura abandi ngo turanye nabo ntacyo bazantwara bazamuha ubusa bari mu mazi turana abana ibi bikomere kuri kurana abana banyu nkuko bizagenda bite karande imirage itariyo no gusohoka mu cyumba cy'igikomere icyumba cya gatatu mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cyo kwihangana kugira ngo kwihangana uyu mujyi ni wabamo utihangana uwo mugabo wawe ni mwabana utihangana uwo mugore wawe ni mwabana utihangana bisaba kwihangana muranyuma bisaba iki no kuba mu itorero ngo mugeze n'ubwambere bwose ahangaha bisaba kugira gute kwihangana no kuririmba muri korali bisaba kugira gute kwihangana igihe yakobo niwe wanditse kuri 12 aravuga ngo hari umuntu wihanganira bimugenza kuko namara kwemera wazambikwa ikamba ry'ubugingo utekereza ko ibyo wihanganira bimugerageza ni ibiki n'abantu mubana mukorana mwiganye muvu hari ibigeragezo tubana nabyo tugendana twicarana nabyo turirimbana nabyo tubwirizanya nabyo birasaba icyumba cyitwa kugira ngo kwihangana abwira igihe kimwe sose umwe araza arambwira ati ntabwo usenge ubaye iki ati kwihangana byari byananiye kubona n'imikuruva kandi amazu mwaka wakoze ubu none ni icyakunaniye kukihangana ati umugabo wanjye yawananiwe kumwihanganira gute ati amagambo yajyaga abwira k'intambaga si yabwira umukuru hari uruhanga guhisha gutereta yagutereta bakubwira ngo ufite amaso nk'ay'inyana ufite amataye ufite amafositete wagera mu rugo bakubwira ati dukumvikana nawe usaba kwihangana bigeze mu rugo amata yarakoze ibintu bibaye bibi none haraje ntabwo ati umugabo wanjye bwitwaga mu ijambo atigeze abwira andambagiza ntiyamubwiye iki ati kuva nta ati wacu sinigeze kumva iryo jambo n'ubwa mbere naryumvise ntiyamubwiye iki ngo nyine mu gitondo ngo yambwiye ngo yamwita jido ati none jido ni iki urasaba kwihanganira jido hari igihe ugenda uzi ko zitabaho aho ugiye ukazihasanga utazi kwihangana naruse murasaba imbaraga yitwa kugira ngo kwihangana iki cyumba cya gatatu icyumba gikomeye mu kazi kwihangana muri botike kwihangana mu modoka ugenda kwihangana motari agutwaye kwihangana
birasaba icyumba cyitwa kugira gute kwiga. Ubu baragifunze ntabwo atabona here kwihanganira ubu ngubu ndabirambiwe. Mu byumba bigize umutima w'umuntu harimo icyumba cya gatatu cyitwa kugira ngo kwihangana. Tujye ku cyumba cya kane mu byumba bigize umutima w'umuntu, ni icyumba cyitwa icyumba cyo kuramya. Kugira gute kuramya ibyanditswe kuba iby'abaririmbyi kuko nibo usanga batuvanga. Nigeze sura ko hari igihe kimwe nabo baza ngo kuririmba amajwi angahe, ngo baririmba amajwi angahe. David ni nani? Soprano, alto, tenor, bass. Hano arimo ayo majwi ukora arimo atanu hari hejuru. None uriya ntanze teste kuyikora ngahagurutse umuntu uri gusoprano amubwira ngo soprano ni iki? Soprano se kwa akadefinisi kizambaritse natandikije muri korali bamurengeje abari bagumiye amubwira ngo ni soprano no mpaka anaje akamubaza muri byo ngo soprano ahubwo ngo soprano ni iki? Mu bwoko bw'abantu bakora kwenye monderi bantu autose paniki. Ufite ikibazo cy'abantu baririmba ibintu batazi, baramya uburyo batazi. Ariyo mpamvu usanga bagiye bemerewe gutsinda ngo ni gurupe ngo y'abaramyi. Gurupe y'abaramyi ari amunsi kumira ngo bari barangije umugoroba wo kuramya. Yesu arabwira ngo nta mugoroba wo kuramya ubaho mu buzima bwacu bwose. Kuba umugoroba nijoro ntabwo kuramya no kubaka biziki kavuga buke. Rike warene yanditse mu gitabo cy'ubuzima bufite intego aravuga ngo kuramya nashatse kubabwira ibyo bintu muri rero bya soprano bakavuga ngo ugerageze guhugura baririmba muhora basiba munakabiririmba nabi mukatazi ibyagendeye. Umuhanga wasobanuye amajwi yaravuze ngo soprano ni ijwi riherwa umuntu wese utangira kwiga kuririmba. Burya ngo baririmba soprano umuntu wese utangira kuririmba nawe yaririmba mu muhanga kenshi ni soprano baririmba. Ni ijwi umuntu aheraho ubuzima uko rero ugiye kuzamuka Imana iri kuzamuka muri poromosiyo soprano alto tenor baze umuntu uririmba baze umuntu Imana imaze guhaza ku buryo ahebuka yahagarara inyuma y'abandi yahina Imana ati kore naragabuye yarahaze bakoririmba baze n'abantu Imana itangiye guhebuka kabisa. None kubera ko abantu bahaze bavuye kuzareba abantu bari bari kubikora barahaga bagahita bagenda basanga asigaye ko tugomba kuyigira gusa. Imana iduhereze cyangwa numvise David baze ariwe nibwo no gukina kuko namara guhagaza kuko azahaga akagenda tukamubura nyabuneka uzamubahaga bamara guhaga ugasanga bataye umurimo w'Imana. Baze n'ijwi riririmbwa n'abantu bamaze guheruka murebe iyo bazi yarabuze zisigaye ahantu hakeya cyane. Narishatse kuvuga kuramya n'iki icyo waremye yandika mu gitabo cy'ubuzima bufite intego yaravuze ngo kuramya ni igikorwa cyose umuntu akoze uko gikwiye gukorwa akagikora neza. Iyo utuzi urugo rwawe neza uba uri umuramyi. Iyo urera abana bawe neza uba uri umuramyi. Niyo wambaye neza uba uri umuramyi. Mwambare nk'abagabo ubu tugeze ku rwego abantu basigaye bambara nabi. Iyo wambaye neza umusaza azi kugera n'umukobwa ku modoka, umukobwa yambaye umupira ufite ukuboko kumwe, umusaza aramubwira ati mana wibagiwe kuzamura ukuboko. Ntabwo yari yagiye mu mwenda udafite ukuboko. Iyo ufite abantu basigaye baza mu nzu y'Imana bambaye abapagani batarama bakajya kuruhira mujye muhagarara mwambaye niba kubaza ko usigaye wambara neza uri babute impamvu yo kurama muhindure no kuvuga no kureba urebe kabana ufite abantu bareba nawe ukuntu uberera ukaye ntarebye kabana urabwira uvuga kwawe no kumeza uri kurya urya nk'abantu abantu bageze hano ugasanga ntabwo ajya ntagira gutera no kumeza urya nk'abantu. Hari umuhanga wavuze ku ijambo ryitwa kuramya aravuga ngo no mu buriri umuntu aryama kuryama kuramya abantu baryama yasamye yatera imigeri ugomba kugera ku rwego ryawe
imana yagushyira mu gitanda igasanga waryamye nk'umuramyi. muranyumva no ku meza usanga serivisi kuri kwawe ntawe kaba ntabwo ibyo bikagenda uramye ukabaramye bararikure umuramye kuri kamera urimo urafilima ukamere nk'umuramyi wava mu kamera ndabona mwambaye neza mujye mutukamera mwambaye nk'abantu. amen. uyu mujyi wa Kigali tugende nk'abantu muri kwasiteri mu modoka wicare nk'umuramyi. amen. n'ibisuko n'ibisukisha ibisuko by'ibidayimoni ibisuko unasuka ubundi by'ibidayimoni mujye mwisukisha nk'iki n'ubwanwa muri mugoka sakareje gusa ushaka amajipo y'abantu bari muri Facebook ntabwo ugiye kwigisha fatira imodoka kwawe kuri kuraza mu mujyi sinabyibagiwe tugeze ku gishushu tubasanga umukobwa ugiye guseka yari yambaye ijipo abantu b'Imana igera arifata abakobwa basigaye bambara nabajije umwe ariko sifataro muyambura arambwira ngo ntawe uyambura n'umwe ugiye kuyambura kugira mugenzi wawe agahagarara ariko yikanga agafata mu mama agakwe ntawayambura akambaye imyenda mwiyambura zikwambara imyenda ntamurugo n'abandi kubigenda tumusanga yambaye ijipo igeze ahangaha n'agasakamera ka Bibiliya ujya mureka gusebya Bibiliya bitwara bitwara n'umuntu wambaye n'utwaye umuramye rwose kinjiye muri pasiteri tugeze ku gishushu dusanga gihagaze yamuze imodoka mu gitondo ku cyumweru yamuze imodoka tugenda muri pasiteri muze muri pasiteri bamwe udutebe dutoya uhereye bari mu bashoferi imodoka yari yuzuye hasigaye agatebe gatoya kari buhabwe shoferi ageze mu modoka uraho yicara biba ngombwa kujya kuri ka gatebe ramuze ko kwicara akaguru kamwe ukamanuramo akandi ukazamuka ka gatebe niko bakwicaraho umanura akaguru akamwe ka hejuru noneho yaje ko yari yambaye ageze kuri ka gatebe amanura akaguru akandi arakazamura agashyira hejuru nta n'akenda yari afite ka kandi mbona muneza turagenda tugeze kwa shoferi akase areba mu maguru y'abakobwa ibintu byatubayeho icyo gitondo shoferi areba nyamuneka mwambare neza mudatuma abantu bakora impanuka tugiye kumva twumva shoferi ya Brodine asaza batanga uri kugenda wurira imikingo bariki shoferi urakara kwishaka ariko kubona mukuze agiye kubabwira bakambara neza mwakambara neza muzambara nabi batewusi mwambare nabi Nyabugogo mwambare nabi Kimironko no mu rusengero mwambare nabi uhinduka bara murabura imyenda itamubwira ni iki cyaba komezire zose zihaba iyo abatira hari iyo abakurira hari muri tukimenya abagore ntitukimenya abakobwa abantu bose bashaka abana batoye bazabatereta kuri ba mukecuru urasanga kwambara rabi. amen. amen. telefone zanyu zimutunze zigomba kuba iz'abarayi no kwita mukitaba muraba hari abitwa telefone nabo kumva mwambaye gutera yitaba nabi ugomba kumenya uburyo bitaba telefone nk'abarayi muvuge wawe nimwonyekirize wawe ibintu byitwa kuramya iki cyumba cyo kuramya umuntu wese yari akwiye kugitunga akamuramya ku giti cye atategereje abamuramiriza ariko usanga bamugumva abantu umuntu wese yicariye ngo baramye ngo barakuramiriza barakubyinira uri bebe wahutse ukibyinira umutima wawe umuntu wese atigera ku nzu y'Imana agomba guhinduka umuramyi kubera ko impamvu zigutera kuramya zirahari. Navuga rwawe nimuvuge rwawe impamvu zigutera kuramya zigize zite cyumba cya gatanu kugira ngo bahorere na minota 15 isigaye tuze gusenga. Icyumba cya gatanu mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cyitwa icyumba cy'amashimwe, icyumba cyo gushima, icyumba cy'amashimwe. Ndashima umugore wanjye sinzi ko nabo bafite amashimwe. Iyo turangiza igitaramo kingana gitya
nta bantu baba bigisabye gukora ngo bashime cyangwa batatu iyo kugira ngo icyumba abantu bakigenza kuki abantu batagishije ku cyumweru haguye imvura ku cyumweru haguye imvura batekereza neza imvura yaraguye ku cyumweru imvura yaraguye ku cyumweru mfite ishimwe mu ishimwe ryanjye ryo ku cyumweru imvura yaraguye ariko igitangaza kiraguye turaryama mu rugo iwacu mu busanzwe turyamye nijoro ku cyumweru mfite ishimwe saa saba na makumyabiri numva umwana kugira bashobora kwita buri munsi birabona ko ubundi ndi gukora ndabyuka nkiri urugero no muri salo mbona muri salo amazi ari kumanuka nkajya baruhu ahiye saa saba na makumyabiri z'ijoro buri mwana mugerageza ariko amazi yaguteye no ati nari njyanye ngo bamatera konje amazi yarazamutse areka igitanda arazamuka kuri bakari amazi acana ati inzu yose saa saba na makumyabiri z'ijoro amagana aturanye muze kudutabara uzanye isafuriya uzanye ibase bayobora amazi hari umuvuga w'ubutumwa wambaye mu gitondo arambwira ngo nijoro intose zabateye ngo waryamye ngo intose zamurumye ku itara wahinde ngo kuki mudashima Imana ni iki kiri kubabuza gushima Imana ubu bantu baza gushima Imana iyo bashimye ngo babuze ngo babaroga amashimwe yabo mu mitima ukajya ntushime ukambara ntushime ukabyara ntushime ukiga ntushime ni iki cyane sinzi niba korona nabageza gukunda muri guma mu rugo ya mbere ngira ngo muri guma mu rugo ya mbere aka gasura muri kutubona ni akamuntu twariye neza iyo mobile money yakiriye amafaranga iyo mu rugo ya mbere uzitira mu rugo ngena hahiraga muri kine naho bita muri lagarete ntabwo niho najyaga guhaha none ngo mwashima Imana mudamu arakaza mu rugo igeze agatarambira ariko nyuma ya korona ubutumwa buzaba bumeze gute namwe niba harimo ubutumwa rwose nyuma ya korona ati bizaba bimeze bite bizaba byuzuyemo amashimwe abantu barabwiraga abantu bazashima Imana byerekeranye n'iki nabwira ngo abantu bazashima Imana ko bagumye mu nzu kuba mu nzu yego atwebwe mashima z'abakobwa kugira z'abakobwa arambwira ngo ngabwira ko bwiza uratora nawe ntabwo mashima z'abakobwa Imana yari ifite guteza indwara yo mu nzu ikavuga ngo abantu bose bagume hanze ntabwo murabishaka urasigaye Imana yari ifite imbaraga yo kugira gahunda ibe kuma mu nzu ibe kuma hehe ngo muri Gisenyi minsi yashize habaye ibito n'ibirungo babwira abantu ngo basohoke barare none se kuriya umuhora ari mu nzu n'uwo arahanze uwagashimira iki cyumba cy'amashimwe abantu baragikinze ntabwo mu cyaha amaze guteka benshi guteka umuto kuko nanjye giteka niba utega moto umwaka wose ugenda kuri moto ntigutume hasi ntushyire umuvugo umwaka ugashira amashimwe Imana agashimira Imana ko yarinze kuri moto umwaka wose ukurira mama nasigaye agenda neza rukomeye uzi ko umuntu asigaye yurira moto umwaka aramutwaye uzi niba rwari n'icumi ukaba urugiye ajya kuri cata kagenda inyuma y'umumotari aguhetse ukava ushima kuki udashima Imana ni iki kibabuza gushima Imana kabaga tubanyije gato 2018 imyaka 3 gusa imyaka 3 gusa 2018 narwaye paralisi ku manywa y'umunsi wa paralisi yava kuma nari n'imbere y'abantu ndi kubwiriza ariko yacumesha byagiterane cy'akarere tera ikirimo abakozi kubaka benshi cyane mu bikinya cy'abafashe umusaka kuva mu bari bamaze kurishije nibaza bibaye muri abiri ndangije kubwiriza turi ku meza kurya ndeye ifuke mu ifiriti namiye mu muhanga kuyifata ifiriti kuruka nibaza bibaye mu gitondo ufashe muri wari saa muntu muri hano nkamyanariza ngeze imbere ko iterambere wafashwe ibyaye nafashwe turabona ko watinze kuza ntabwo nari mbizi tubagize paralize fasiyale washobora kwambuka n'ikindi gihanda anyandikira imiti 60,000 itari kuri mitiweli guza amafaranga imiti dayi arambwira ngo kuwa mbere nzasubire
usigaye yambaye ndabona umuntu ugaruka muri pozisiyo ugiye kuguha imyitozo urajya ukora kugira ngo imitsi yongere ijye mu murongo. Imyitozo ya mbere yayikoze cyumweru, yamuhaye igikarito cy'ibipurizo ngo nzapurize icyumweru cyose. Gupuriza igipurizo kugira ngo nzahuye mu gipurizo mbone umwuka w'igipurizo ari intambara ikomeye cyane. Turi ku cyumba cy'amashimwe ndapuriza icyumweru kirashira asubirayo ambwira nti ibipurizo n'ibikoresho byose byanjye ndabona bitangiye kuza, usigaje imyitozo ibiri. Umwitozo wa kabiri yampaye wari uwo kujugunyika amazi, bafata amazi mu kirahure nkajugunyika bigatoboka wari ubifata. Icyumweru kirashira usubirayo arambwira ngo usigaje undi mwitozo, ugende ugura ikarita ya shikarete ujye wibuka na shikarete umunsi wose kugira ngo imitsi nariye shikarete ikarito kuko bagenda bibwira ati byaje byari byiza tuzashikarete ntaza kugira ngo n'abaterankunga bajya bazanira ngo imitima nyenirwa nariye shikarete zishize nsubira kwa muganga. Muganga aratubwira ati ndabona ibyo byose byiringiro byo gukira bihari, uranyemerera tukwandikire kine ujye uza muri kine kabiri mu cyumweru. Ajya muri kine bakazana imashini ebyiri zimeze nk'itelefone, imashini imwe bakayirambika ku itama, indi bakayirambika ku musaya, bagacomeka mu mashini, bagacomeka mu mashanyarazi. Haryamye iminota 30 ku gatanda, ya mashini bayicometse, hakabamo sirikwi igenda ikura igaburiza inyama igarura ku murongo mu kwezi kose. Hari ubwo navaga muri kine naba asohotse bandangije kumurira, nagera hanze ugasanga hari akagare k'umuntu bazanye ngo yaryamye nijoro ari muzima, wabyutse mu gitondo kagutse ngo bameze bakamuzana neza. None urabyuka ukiyambika ukitabika ugakanura. Madamu yarambwiye ngo iyo parize iyo naryama ijisho n'iryo ry'umuryango none urahumbya bikemera wakasa mu See
Hallelujah, hallelujah. turabwirwa abafite ubwoko tugira Hallelujah, hallelujah. ubwoko tugira dutya. Haleluya. Shima Imana. Niba urambura amaboko, niba upfukama, niba ubyina, niba uhagarara, fungura icyumba cy'amashimwe muri mugoroba ubwira Imana ngo ngwino wikomere nasohotse, ibindi tuzabivuga, ibindi bitarabisigaye, ubundi hasigaye tuzasoza tubwira Imana mu mutima wacu ugomba kurindwa kurusha ibindi byose bigira bite birindwa. Naho nimugende muvuge ngo shima Imana umutima wanjye we, mwihuteho gatoya. Iyo bikomeye wigapfe imitima yacu ibonetse, imitima yacu ibonetse, turabona ibiganza, imitima yacu, imitima yacu ibonetse, turabona ibiganza, imitima yacu ibonetse, imitima yacu ibonetse, kongera imitima yacu ibonetse. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, haleluya. Amahanga yose ndetse n'amoko yose